harimo n'imirwano uramenye uzagaruka hano uzambona ani kawa zawe ibisaza by'iki gihe bishuka n'abana kuntu kinashaje sinzagaruka ngaho twari kawa zawe naje kavome ku rutare kakurwa n'umutu urakoze cyane. Urakoze namwe. Uvuye kuvoma se? Yego nari none se wabatwaza? Nta kibazo. Abatwaza muruboni nese maze igihe kingana iki hano? Nanjye ndi umuturanyi wawe hano hirya hariya waciyeho ndimo mbona kuri kayi. Nahangaha mwari mukoze kumfasha kumpa amazi yagiye kuyabika. Gusa rero nyine mwari mukeneye cyane nandi mukeneye. Yego twari tuyakeneye ariko nta wundi muntu dufite wo kuyabika. Nta kibazo none nimwe mwakeneye genda usuka yangaya uzare nkuvomere nandi ikindi gihe cyose uzajya ubwira ngo ufashe kuko ngenda yamenye. Nishaka nzayavoma umwaka ariko nandi nzayavoma ntaho uzancikira. uri gukurikira ngo udufashe iki byavuze na bwana oya waruraha namuvomeye amazi se ko numva udidimanga niko usanzwe kuvuga amazi namuvomeye nta kibazo nta gihembo amuvomeye nta gihembo namutwaje n'amazi namuvomeraga. Okay nanjye rekaze nguhe ibyo bamuvomeye nanjye umvomeye hazeho nguko nawe bafite amahane y'icyo ashingiye wabica ariko se mwaje kuvoma se harimo n'imirwano iyo by'imirwano ni ibi uramenye uzagaruka hano uzambona sinzagaruka ngaho twari kawa zawe jyana izo kawa zawe. Ubundi se umwana mutoya kuntu kinashaje reka nigendere nongera nisuye no kwihanagurira inkweto. haje kavome ku rutare kakurwa n'umutu kuntu kinashaje ndasha reka nze nanihanagurira n'inkweto zanjye n'umwanya wanjye nataye gusa. ubu simba nazirangije hakuriya mwana we baruvuna nkweto bura rubashukisha iki rubabwira iki koko akazongera ace hano. Umuturanyi ni inshuti y'agahato ngo nanjye ndagahato ka ruriya rusaza ariko uriya mwana Tom